umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa uvutse mu 1911 yatwaye u Rwanda kuva tariki ya 16 Gushyingo 1931 kugeza ku 25 Nyakanga 1959. Ni umwe mu bami b'u Rwanda bakiri mu mitwe ya benshi, bidaturutse gusa ku kuba ari mu bami banyu mu Rwanda rwagize, ahubwo kubw'uko byaturutse ku bigwi byabo, nkuko nawe mu kivugo cye yitaga nkubito y'imanzi. Uyu munsi ari mu ntwari z'u Rwanda. Rudahigwa yavukiye i Nyanza mu muryango w'ibwami. Ise ni umwami Yuhi wa gatanu Musinga, nyina ni umugabekazi Nyiramavugo wa gatatu Kankazi. Mu 1919 nibwo Rudahigwa yatangiye kwiga mu ishuri ry'i Nyanza ryari iry'abana b'umwami, abashefu n'abatware. Mu 1924 yabaye umunyamabanga wa se Yuhi wa gatanu Musinga kubw'ubunararibonye bwe ndetse no gukurikirana hafi byari bigezweho muri politike y'u Rwanda yari yaravangiwe n'abakoloni. Nyuma mu 1929 yagizwe umutware wa Marangara. Bitunguranye cyane yaje kwimikwa nk'umwami w'u Rwanda nyuma y'uko se Yuhi wa gatanu Musinga yari amaze guhirwa ku ngoma n'Ababiligi bamufataga nk'imbogamizi ikomeye ku butegetsi bwabo. Uyu musore w'imyaka 20 yambitswe ikamba rya cyami tariki ya 16 Gushyingo 1931. Izina ry'umwami yitwa Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ku butegetsi bwa Rudahigwa u Rwanda rwahuye n'ibibazo byinshi, ahanini byari bishingiye ku kuba Abanyafurika batari bafite ijambo ku bihugu byabo. Ni no ku ngoma ye u Rwanda rwagize inzara izwi cyane mu mateka nka Ruzagayura yo mu 1944 kugeza mu 1945. Uburyo yitwaye muri uyu mwaka w'inzara ni kimwe mu byagaragaje ubuhanga bwe mu miyoborere no kwita kuri rubanda atarobanuye. Iyi nzara yihitanye Abanyarwanda 200,000 muri miliyoni 2 zari zituye u Rwanda. Icyo gihe nibwo yakuyeho ubuhake ndetse zimwe mu nka aziha abaturage bo hasi cyane ngo zibaramire muri iyo nzara. Mu 1949 umwami w'u Rwanda Rudahigwa yagiye i Buruseli mu Bubiligi, abona uburyo ibihugu by'i Burayi biyobowe nta mukoroni ubiri hejuru. Abona ko ari ngombwa ko u Rwanda rugomba kubaho rutwawe na ba nyirarwo. Aha ni naho bivuga yuko yafatiye icyemezo ndakuka cyo gutangira urugendo rwo gushakira ubwigenge igihugu cye. Tariki ya 24 Nyakanga 1959 Rudahigwa yageze Usumbura mu yitwa Bujumbura mu Burundi mu nama y'Ababiligi yari yatumijwe na Padiri André Perrodin. Ku munsi wakurikiyeho tariki ya 25 Nyakanga mu 1959 yagiye kureba umudogiteri w'Umubiligi mu bitaro by'abakoloni, ari naho yatangiye. Ubundi yari yarayamenyesheje uwo muganga Dr Vicky wari usanzwe amukurikirana ko aza kumureba ku masaha bari bavuganyeho. Uyu mudogiteri ngo yamuteye urushinge rwa penicilline, arasohoka akigera hanze yikubita hasi. Mu minota mike cyane ahita atanga. Ubundi uyu muti yatewe iyo uhawe urenze igipimo ushobora gutuma uwutewe agwa igihumure cyangwa akajya muri koma vuba cyane, mu gihe yaba adatabawe vuba akaba yakurizamo urupfu, ari nabyo byabaye ku mwami. Aha akaba yarifuzaga ko ava i Bujumbura yamaze kubona passport izamugeza i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye ngo asabe ubwigenge bw'u Rwanda bwari indagizo y'Ababiligi bari bamaze gucana nawo umubano kubwo gucamo ibice Abanyarwanda muri politike yabo diviser pour régner. Itanga ry'umwami utarigeze agaragaza uburwayi muri icyo gihe ryabaye urujijo kugeza na magingo aya. Nyina wa Rudahigwa umugabekazi Kankazi ndetse n'abandi batware bari ibyegera bikomeye ibwami basabye Ababiligi ko hakorwa isuzuma ngo hamenyekane icyamwishe, ariko ntihagire igikorwa. Mutara wa gatatu Rudahigwa yasimbuwe na murumuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa.